Amazina nitwa Kiza Esther, ntuye mu murenge wa Nkombo, akagari ka Kamagimbo, umudugudu wa Karenge. Uyu munsi twagize ibyishimo byinshi, twasuye n'inzego z'abayobozi bakuru, badusuye baduhugura ukuntu twakwihangira umurimo, tukava mu bukene tukajya mu bukire. Batubwiye niyo waba udafite igishoro aho wagikura kugira ngo ukore wivane mu bukene ujye mu bukire. Iyindi ntego batwigishije ukuntu twakwirinda indwara yitwa sida. Sida yandura iyo umuntu yabuze ikintu akora, igaterwa n'ubukene. Umuntu yishora mu mibonano mpuzabitsina yagize ikibazo cy'amafaranga n'ubukene. Noneho batwigishije ukuntu umuntu yakemura icyo kibazo, tukakikuramo, tugakura amaboko mu mufuka tugakora, tukagenda twumva ingamba za leta batubwira, tugakora kandi twishimye. Umunsi batwigishije n'ukuntu umuntu yava mu bukene agakora akazi. Twashimiye abayobozi bacu ibyo batubwiye ibyo bazaduha kandi twabishimye. Bajye bahora batwibuka, barakoze kandi turabashimiye cyane, bumve ko tubashimye. Murakoze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Emilienne Muhawenimana, umudugudu ni Muhora, akagari ni Kamagimbo, umurenge ni Nkombo. Uyu munsi twagize amahirwe yo guhugurwa n'abantu batandukanye, baje baduhugura ku bijyanye n'uko umuntu yakwikura mu bukene akajya mu bukire. Banatwigisha ukuntu umuntu yakwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyane cyane indwara ya sida yanduza n'agakoko kitwa HIV. Banatubwiye ukuntu umuntu yakwihangira umushinga, wenda ubaye uriho nta gishoro ufite. Batubwiye ko tugomba kujya mu matsinda, tukajya no mu bigo by'imari kugira ngo tubashe kwihangira umurimo. Icyadushimishije cyane kurusha ibindi ni uko batubwiye ukuntu umuntu agomba gukora cyane kugira ngo yikure mu bukene. Banatubwira ko nta kazi kabaho, akazi kose uko ariko wagakoranye umwete, wanagakoranye ubushishozi, kaguteza imbere, kakakugira ahantu kagukura naho kakujyana. Ikindi batwigishije ukuntu umuntu agomba gukora kugira ngo yirinde bino bishuko biri hanze aha, nko kwishora mu ngeso z'ubusambanyi. Akenshi usanga abantu bishora mu ngeso z'ubusambanyi kubera badakunda gukora. Ariko noneho bijyanye n'inyigisho batwigishije uyu munsi, twafashe intego yo gukura amaboko mu mufuka tugakora kugira ngo twiteze imbere. Rero turasaba urubyiruko rw'igihugu cyose gukura amaboko mu mifuka tugakora, twirinda gusuzugura akazi, kuko akazi ako ari ko kose kaguhesha icyo uzaba cyo. Tunasaba urubyiruko rwa Nkombo, cyane cyane nkatwe twaje mu mahugurwa, gukora cyane dukura amaboko mu mufuka. Tunashimira abari baje kuduhugura kugira ngo natwe tuzagera aho twikura n'aho tugera. Murakoze. Nitwa Nyiranzumvirimana Jeannette, uyu murenge wa Nkombo, akagari ka Kamagimbo, umudugudu wa Mbuga. Uyu munsi twagize umugisha, tugira abashyitsi benshi, hari abaturutse ku karere n'abaturutse mu murenge wacu. Baduhaye ibiganiro byiza, baduha inyigisho nziza zidufasha zijyanye no kwiteza imbere, ko twava mu bukene wenda tukagira aho tuba n'aho tugera. Badushishikarije kuba twava mu burangare, akenshi hari ibishuko byinshi duhura nabyo hanze aha. Batwigishije uburyo umuntu
batwigishije ukuntu umuntu yatikura mu bukene n'aho yashakira igishoro, ukuntu yakora imirimo yose ishoboka kugira yiteze imbere. Twabashimiye cyane, natwe twafashe ingamba yo kureka ibyo twari turimo bitubuza bigatuma tuba mu buzima bubi. Twabijeje neza ko amasomo baduhaye hari aho yadukuye, hari aho yatugejeje. Icyo tubifuzaho ni uko bakomeza kuduteza imbere, baduha amahugurwa ndetse bakadushakira n'ibyo twakora kugira twiteze imbere.